Reka ntangire mbaha ikaze bifuza kugubwa neza mwe muduteze amatwi. Ino video tugiye kureba ngo ni gute bakora Bitmart bakayifungura bagakora KYC, ibintu byose bakabikora. Muri uku kwezi kwa kane twinjiyemo tugiye kujyamo, harabura amatariki make twakujyamo, nibwo tuzabikuza Spain network zacu twamayininze, token zacu za Spain nibwo tuzazibikuza. Ariko hari abantu bagiye bambwira ngo watweretse ko bafungura Bitmart, ibyo nibyo ngiye kukwereka kubera ko ni ibintu byoroshye cyane. Akantu kaza mu kagacurenje n'akantu ka verification, ariko Bitmart buri wese yayikorera. Abo gutyo turi muri Bitmart ariko nta account dufite. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Mbere yuko dukora ino video ndagira ngo manze nibutse abantu mu tamayininga kubera ko mwaracikamo. N'ubu ngubu ndeba nk'abantu bajoininze Ruby, abantu bajoininze Ink turi kuyimayiningira muri Spain app, ariko ntabwo bamayininga. N'abandi bajoininze n'izindi ntabwo bamayininga. Wowe uhari ukujoininga uribwira ko coin wazazikura pajya ku isoko. Twabonye abantu benshi cyane batubwira ngo natwe waduhaye kuzo mufite. Ni ukuri twarazibahaye pe, nta nubwo twize tuzimana, ariko still na n'ubu urajya kureka umuntu amayininga, azamayininga ku munsi wa nyuma, kandi ku munsi wa nyuma ntabwo baba bagitanga coin zifatika. Iyo mpamvu nyine ukura nk'amafaranga y'urusenda. Hano muri cryptocurrency iyo ushaka kubona amafaranga utangira mining kare, ukazikora hakiri kare, ku buryo nijya ku isoko izajya ku isoko byibura nawe ufite mo coin nyinshi cyane tutari dukeya. Ku bantu rero mwatubwiraga ngo ntabwo dufite amacoin yo kumayininga, mu by'ukuri ni iki tutakoze ko twazibahaye, ahubwo namwe mukanga kuzigira, mukanga kuzimayininga. Ubwo rero icyo nakubwira cyo, niba ushaka kuba wabona coin nyinshi, icyo zimayininge kuko ni gute amasaha 24 arangira utari wamayininga. Ibi wenda dushobora kubivuga gutyo mukagira ngo ni ibindi by'igipindi n'iki, ariko kumayininga nibwo buryo bwonyine bwo kubona coin. So reka twihute turebe ibyo tugiye gukora muri video yacu. Nizere ko amaze gukanda like ndetse na subscribe nimba ubwa mbere ugeze kuno muyoboro. Ndagira ngo rero winjire muri Play Store yawe, cyangwa se urebe muri description cyangwa muri comment y'ino video, urahasanga link uri buze kwinjiriraho. Ila kujyana kuri Play Store ujye kudownloadinga app. Uvuga ngo urinjira muri Play Store yawe, nimba utanakoresheje link ujye muri search wandike mu ijambo Bitmart, hanyuma ukande search. Bitmart iraza ari iyi ngiyi, ngira ngo murabona ko ngewe nsanzwe nyifite, dore ni inkoresha. Hanyuma mara kuyigeraho wowe kubera ko utayifite urakanda kuri install. Hanyuma nimara kujya muri telefone ukande kuri ijambo open, kande open, uhingukira aha ngaha. Ukigeramo hano uhita ko ukanda hano ugashyiramo account yawe kuri sign up. Hanyuma kubera ko twebwe tugiye gufungura account, iyo tumaze kwakanda turongera tugafungura, tukakanda handitse ngo sign up. Ngira ngo urareba ngaha, kanda kuri sign up, hanyuma bakakuzanira is option. Hari option yo gushyiramo nimero ya telefone cyangwa se option yo gushyiramo email, ariko byombi n'ubundi uraza kurangira ubikeneye. So turahera kuri nimero ya telefone rero, dushyiramo nimero yacu ya telefone kugira ngo tuzajye tubasha kwinjiramo dukoresheje nimero ya telefone. Ubwo nawe urashyiramo nimero ya telefone. Wamara gushyiramo nimero ya telefone, ikindi kintu ushyiramo ni password. Password rero igiye gushyiramo password igomba kuba igizwe na characters 8 cyangwa se ibintu 8. Icya mbere hagomba kuba harimo uppercase cyangwa se capital letter imwe, harimo na lowercase byibura imwe, harimo umubare na symbol. Symbol nyine ni za base, udutangaro n'ibindi, nawe urabyumva. Hanyuma ushyiramo password. Eta ndeba hano handitse ngo referral ID, aha niho uraza kuyishyira. Numara kuyishyiramo referral ID yanjye nabwo ko urayisanga muri description y'ino video, uyikopiye ujye kuyikoresha. Hanyuma numara kuyishyiramo urakanda handitse ngo sign up, ngo turi kujyana. Iyo ugeze hano rero ukimanuka nda sign up, baguhereza kuzovinga tuno tubazo. Dore ureba hano hejuru
dore ngaha uko dukurikirana ubundi ukadutenga. Urabona harabanza iki ngiki, kino kintu kimeze nk'agapira cyangwa igisitati cyambaye agasheneti, hagakurikiraho gitari, kino hagakurikiraho igitari ngiki, hagakurikiraho n'akariya kantu nimba ari akagoma n'imirishyo simbizi, ubundi ugakanda OK, ugategereza kuba verified kugira ngo twese turi kujyana. Hari rero kode bakoresheje kuri phone number bita ko uyitegereza kugira ngo uyishyiremo, bifata igihe cy'umunota umwe kugira ngo bikugezeho. Kubera ko ndimo ndakoresha phone number ya Tigo, I mean ya Airtel, verification number yanze kuza, reka duhindure noneho dukoreshe email. Ariko ku bantu mukoresheje simukadi ya MTN, verification number itiza ku kanya, iza muri SMS ubundi ukayishyiramo hano. Reka dukoreshe email, nibyo byiza. Ubwo turajya hano kuri email tuyishyiremo, shyiramo ya password twavuze, kandi sign up. Ibuke gushyira muri fero code hano, yego. Solving no captcha twari twabibonye ko bayisolvinga, ntabwo twayibonye, ntago bitinda. Hanyuma ugategereza verification code ko yohereza kuri email. So murabona ko kuri email ho verification code isiza ako kanya, icyo ukora no kuyisoma ugashyiramo iyo mibare hano, ugahita ukanda kuri start now. So aha rero tugeze, murabona ko tugeze kuri Rewards Hub. Abakubwira ngo hano bahemba umuyuza mushyashya. Aha rero tugeze, twamaze kugera muri Bitmart yacu. Bitmart yacu twamaze kugeramo. Icyo tugiye gukora rero ni ugukora KYC. So murabona ko account yacu turayifite, irimo ya magambo arimo deposit, buy and sell, byerekana ko account twayigezemo. Ngira ngo none areba hano hejuru uraza kuyibonamo kuko irimo account yacu ngiyi, dore niyi, ngo urayireba ko hariya yamaze kuba yahagera. Hanyuma rero iyo ugeze hano ukigeramo, ikintu cya mbere tukora ni ugukora verification cyangwa se twita KYC. KYC rero ikora gute? Uhita kukanda hano ku gatwe hejuru, kariya gatwe ukagakandaho, ugahita wongera ugakanda hano. Sinzi uburyo ndi buhite, isa uburyo bwiza bwo kuhakanda no gukanda kuri aka kantu kano ku ruhande, akangaka ngira ngo murakareba kameze nka fresh, akariye gakandaho. Hanyuma ukimara ugakandaho barakuzanira rino jambo, ngira ngo urarireba hano uri kubona handitse ngo verify now. Icyo ukora wowe urahita ko uhakanda kandi verify. Hanyuma verify ni icyo urashyiramo ibi byose barimo kugusaba. Soza hano maze kubishyiramo neza, ukareba ko wabishyizemo neza rwose nta kikwirukansa, ugakanda hano kuri ijambo ryanditse ngo confirm, confirminga. Noneho level ya mbere ubu yirangije. Ngira ngo murabibona ko tuve kuri verification ya level ya mbere ngiyi, tugiye kujya kuri level ya kabiri. Hanyuma kuri level ya kabiri ukanda verify. Ni iki bagiye kuverifya? Bagiye kuverifya irangamuntu yawe, hanyuma verify iyo document. Nuvuga ngo nukureba nyine igihugu urimo, nimba koko nimba ari cyo urimo, bagufata n'isura ugakanda ngo tujyane, kugira ngo murabireba. So hano rero ikihagera, icyo ubanza gukora ni ugufungura kano kantu, kugira ngo urakareba, urabanza ukagafungura, urabona ko karafunze. Wamara ugafungura ugakanda start. Hano ushyiramo imba ari passport ukoresha cyangwa se ID card, nibyo ushyiramo. Kugira ngo murabireba hano niba ari passport cyangwa se ID card,
hitamo icyo ushaka. Ngiye nkoresha ID card, hanyuma hano bagahita bakubwira ngo yisikaninge. Iyo umaze kuyisikana, ngiye ntabwo ndi bukore no verification kubera ko iyanjye narayikoze, ntabwo nashyiramo isura ngo bikunde. Ushobora kuyishyiramo neza, ubundi ugakanda hano ukaba urayisikanye, ugashyiramo n'inyuma ugakanda hano, ukayihinduza ugakanda hano, ukaba urabisoje. Hanyuma ibyo bintu bisoje ubigenza gute? Bakora check, hanyuma bamara gukora check ugategereza. Iyo birangiye rero bahita bagufungurira kano kantu kitwa ngo facial verification, ubundi ugakora isura ukayiverifiya. Wamara ukaverifiya isura ugategereza. So ikizabwira rero ko abaye verified nuko aka kajambo aka kanditseho ngo verify now kazajyaho ijambo ryitwa ngo you are verified. Aka kazahita gahinduka kandike ngo you are verified, ku buryo uzajya uhakanda ntihagire ikintu gihinduka. Ikindi kandi ibyo birangije uhita kushyiraho hano, uhita ko wibuka noneho kuza kubihuza na phone number nimba atari wakoresheje, email ukayishyiramo, iyo niyo twakoresheje irahari, ugashyiramo na Google Authenticator. Password yo uba wanayishyizemo. Google Authenticator ni imwe mu bigufasha nabyo kurinda app. Ku bantu batazi gukoresha Google Authenticator, nimbona muri benshi nzabafasha. Hari igihe usanga atari benshi, nayo ni uburyo bwo kwirinda uko wakora ubwirinzi. Nibyo rero nagira ngo nkwereke muri video. Niba wayikunze ukanda like ukanda na subscribe kugira ngo tuzahite tubana mu bindi biganiro byinshi bitandukanye. So video yo kuba wakoreza Bitmart mo hano muri exchange narayikoze, iriho irengo byose uraza kubisanga muri description ndetse no muri comment y'ino video. Imana ibarinde kandi akoze.